kwihurira. hanyuma muri Murera rero nibyo Rayon Sport rero Ruvuyanga ubu bakaniye baravuga bati nyuma yuko nkuko mwayibonye mu Rwanda bya bintu byo kuvuga ngo umubare w'abakinnyi ngo bemewe ngo bahabwa lisanse ngo ni 30 cyangwa 33 ngo we wamaze kubuzuza ngo ntiwemerewe kubarenza murabizi ko itegeko ryahindutse. Rayon Sport igomba gusura ikipe ya Al Hilal niko ni Al Hilal igomba kwakira Rayon Sport ubundi byari bimeze Rayon Sport agomba kwakira iravuga iti ntabwo dusubira mu mahoro depense abafana barababaye n'ikira stade irahenze ntabwo tubishaka mutujyane Nyamirambo ariyo niyo agomba kwakira yego Al Hilal arababwira ati turashaka ibibuga by'ibyatsi uko turitegura amamelodi tuzakina ku byatsi niba mufite ikibazo cya stade reka twe tubanze tubakire ntabwo ariko yatangiye saba Sami iyo yatangiye babwira ngo nta kibazo turabishyurira yaravuze ati niba mufite ikibazo cy'amafaranga yo kwishyura stade turakoma oya turayabishyurira yose ariko tubakira ariko dukinira nyine turayabishyurira n'amafaranga y'abafana mu yajyana ubundi urumva ko byasandigaga nk'ari nko gusuzugura ikipe nyine federation yashyize mu gaciro avuga ati koko Rwanda Premier League biravuga ikipe ari umushyitsi oya ni impunzi wenda tubyita uko ni impunzi ni abashyitsi byitwa ngo bishyuriye ikipe yo mu gihugu stade bakiniyeho ibyo bintu bizitwa iki kandi nk'abantu amakuru namenye yo muri Rwanda Premier League no muri federation no muri ministeri leta ngo yarabwiye ngo izi kipe zo muri Sudan ikintu uzakenera muzazifashe kabisa buriya mwari muzi ko mu sponsor babo bano baba bari kuri stade mu mikino nyafrika harimo Visit Rwanda irimo nyine ntabwo bayambara kuri jezi ariko kuri mikino ya muri aba bantu muri aba ba partners baba bari kuri pitch nyine irimo Visit Rwanda irimo dufite ukuntu rero turi gukorana n'izi kipe neza ariko aravuga bati ni mu bihindura nkuko Samir yarabivuze bahindura fixtures ni muhindure bitangira ariyo yakira Rayon Sport izatira retour wenda izaba yaratrapye yatsinze ni mu kwa kabiri ku munsi kuri 19 Rayon Sport izahita yakira Al Hilal ariko Rayon Sport ako kana abantu bakavuga bati iza ko yatsinze ya APR yari bihita ijya mu mahoro kuko turongera turayuzuza kuko abantu baraza ku bwinshi so bapimye ikirere bari batari kumanayishyura amafaranga ya stade amahoro twakubiswe abafana batishimye ubu bazaza ntituraba dutanze amafaranga y'ubusa babirangira bavuze bati bari batekereje kwijyana kwa Pere ari yavatira ngo dushaka ikibuga cya synthetic so rero ibyo federation yanzuye nibyo na Rwanda Premier League Al Hilal abanza yakire Rayon Sport zakire retour ntabwo match iri saa 12 nonyone babyitiranye saa 11 n'igice saa 11 n'igice Al Hilal izakira Rayon Sport nabonye n'ibiciro bamaze kubishyira hanze hejuru ngo ni 2 muri upper hanyuma hasi nabwo ni 2 nta gihinduka byose ibiciro hasi no hejuru birangana Regulani hanyuma VIP ni 15 VIP ni 30 Skybox ni 800 mu gihe executive seats ari mu 50 abareyo mugura amatike mujye kureba Al Hilal ko abafana Al Hilal bo ntabo nahamagara ko ntabo irabafite ariko irabafite usko nabo bafana afatiriro yafasha Al Hilal ariko ni bazifanira ejo ni sabareho ni bafana Al Hilal ejo ngena w'Imana irafane krebe bo twese abadacogora abadacogora akazina keza ka Kinyarwanda bafite ejo bari nka 30 muri stade amahoro ariko barayititije kandi amajwi yumva nta mikoro bakoresheje ari amajwi yabo nta mikoro n'izindi device bafitemo Osi Morale none batangira ari umutaramu naraga postinze ambwira nyine translation yabyo bavuga ati this is Hilal ubundi Hilal mu Kinyarwanda ni ukwezi ukwezi ntabwo nawe karongo mugafitemo Hilal ni ukwezi ariko ziko koko muri iriya kipe ya Hilal yo muri Saudi Arabia muri nuza Europa yari ukwezi igice cy'ukwezi Hilal ni ukwezi ubundi nkuko Mereke ari umubumbe wa Marisi cyane ayo ati this is Hilal this is the leader this is the king abanyasudani ngirira nimero bajya bambwira ati yo niyo kipe yacu
niyo kipe yo muri Al Hilal. Al Hilal niyo kipe ya mbere muri Sudan nayindi ariko ikinyamatsinda ya Champions League inshuro zirindwi zikurikiranye ari Mereke bayishinja ko ngo yo yaheze kuri gakondo ngo imiyoborere n'imitekerereze ngo irarikayike ngo ntabwo ijyana na isi nuko batarafixa umunsi wa APR na Al Hilal ariko ndashaka kuzareba iyo match nitonze wabanje ukareba Mereke se na APR na APR Mereke narebye nabi APR Mereke n'amasaha nayo yahindutse ni saa 9 ku cyumweru APR saa 9 ku cyumweru reka saa 11 n'igice ku wa gatandatu zose ziri hamwe muri stade Amahoro oya APR regional APR oya iri ku Mahoro zose ziri hamwe zose ni ku Mahoro ariko agashya no kuri match Al Hilal na Rayon Sport amakuru twaha abantu nuko Manchester Derby izerekanirwa mu Mahoro kugira ngo abantu bataza kuvuga ngo twabuze aho turebera match ibyo ni na Rayon oya hari Manchester Derby iri ku wa gatandatu saa 8 n'igice nagize ngizerekana na match y'umukino ngo bazayerekanira mu Mahoro saa 10 n'igice saa 11 n'igice hazeri yego nibati kwa kundi uvuga ngo umuntu ngo reka manze ndebe match sometimes n'imvura ikagwa uri nk'inyamirambo kabati ntago ndibujye ku Mahoro uwijya muri stade urebere match muri stade hanyuma ukomeze urebe match kuri za ekranje zo muri stade mu Rwanda bya bintu byo kuvuga ngo umubare w'abakinnyi ngo bemewe ngo bahabwa lisanse ngo ni 30 cyangwa 33 ngo iyo wamaze kubuzuza ngo ntiwemerewe kubarenza murabizi ko itegeko ryahindutse iyo umukinnyi agiye wemerewe kumusimbuza ariko iryo tegeko none ryararikayika nk'iryari mugani niba umukinnyi wamutransferiye nariko uyu mukinnyi kukibara ko nyimufite namurekuye wa mugani niba umuntu yavuye muri systeme yagiye ko ari empty space so ubwo rero ni imyaka rikajya 2024 uza gutegura uko ngubwira abantu ko bagura ku kanyenyeri nyene iyo tike ya Al Hilal na Rayon babwira suko komeza akanyenyeri 9 3 9 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego gasubiremo neza witonze babyumve batavuga ngo ntitwakumvise akanyenyeri 9 3 9 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego birasobanutse hanyuma rero ubwo gahunda ariko no byagora yageze kuri stade hafite amafaranga stade Amahoro ntizuza ntago habura uko winjira cyangwa ni cash uza afite amafaranga ntuzabura uko winjira hanyuma Rayon iravuga iti twamaze kurekura abakinnyi babiri bo murabizi ko bamaze kumvikana baratandukanye Abdelaziz yego Abdelaziz Rivaldo nande wundi this way Rayon Sport yarekuye niba Sefu baramurekuye Sefu ntabwo yari yagenda ahubwo ari mu biganiro na ba Sefu na ba Pavel Nzira na ba Musore Prince na Dama Bagayo kugeza ubu ngira ngo bari bararekuye n'umwe ni babiri Abdelaziz ne uzwi official nyine uwo twabonye ariko na Pavel biri mu nzira nawe ashaka gusohoka Rayon rero ngo irashaka kumvikana nabo bakinnyi bose twari tumaze kuvuga igatandukana nabo ariko ikinjiza aba bakinnyi bakurikira Rayon ishyize imbaraga mu bakinnyi b'Abanyarwanda umusore wa mbere n'umudefenseur yitwa Mukire Confiance n'umudefenseur w'ikipe ya Marine uyu musore Rayon Sport ngo ishaka kugura amasezerano ye ikamuzana muri uku kwa mbere ariko murindire mbanza mugara abakinnyi mwumva ikibazo ngo kiri Rayon Sport irashaka kugura Oziana Kennedy akina 6 muri Bugesera nawe ni ukugura amasezerano muri Marine ahubwo Oziana Kennedy yagiye muri Marine yahoze muri Bugesera muri Marine nawe akagenda undi wagiye ni Mohamed Sheri ni babiri nibyo Mohamed Sheri ntabwo nawe bumwibuke neza yagiye kira we wagiye shaka numvaga ndi kuri buri ryo zina yamaze no kugera mu nzu ye uriya mugumana undi ngo ni Hakim Hamisi wa Gasogi barashaka umukinnyi ukina numero 10 w'imbaraga abati dukenewe umukinnyi hari Obed wa Mukura ni umusore ukina kuri kabiri abantu baramuzi ndetse na Yannick Mukunzi ari mu Rwanda mwana nabonye muri vacances ariko amasezerano yararangiye hanze atandukanye n'ikipe ye nawe baravuga bati twamugumana hano mu Rwanda ariko Yannick ayo makuru ufite kuko byo byari na hafi we yaraje ngo kurira match uko yarahari we yabonye uko bimeze anumva ya makuru yaraherutse avuga muri Rayon Sport avuga ati aka kaya sinabanyigarutse muri bamwe ngo baramushaka abandi bati yaravuga ati sinabanyigarutsemo undi akabati none se nimwaguza abana mukaba muri kubarekura ba Rivaldo badamasa ni muri kubarekura ni muri Kenya niba kuze se bati dufite abakuru benshi akuze kurusha Emery se nibyo bari kuvuga n'abavuga nyine baba bati dufite Emery dufite Serumogo dufite abandi bakinnyi bakuru turamuzanira iki umva rero ikibazo gihari muri umuto y'abagumana ninde bamaranye imyaka 10 baguze umukuru utanga umusaruro akagenda bikarangira ibibazo bitatu byibazwa muri Rayon dusoza icyambere ni iki abantu bati ubikihutirwa no kugura abandi bakinnyi nabo dusanganwe ko mubizi ko Rayon Sport itarahemba ukwezi kwa 12
mukaba mwarahawe mugiye guhabwa miliyoni 20 na Ferwafa ko abagore batwaye igikombe cy'amahoro. Ikipe y'abagabo yagahawe miliyoni 10, ariko izo miliyoni 10 Boni Mugabe yavuze ati ndahita nzigumana, ati kubera ko mwandikisha abanyamahanga 5 kandi umunyamahanga yandikirwa miliyoni 2, ubwo nyabahaye ntimwazanyishyura rero ndabazi. None se Ferwafa yabanditse gute itishyuwe? Nyine yari yabakopye, ariko ibonye yibafatira mu cy'amahoro igomba kuyabakata. Ariko niko bigenda no muri FA Cup buriya no mu gikombe cya Afrika. Iyo wabonye ikarita babanza bagakatamo bya bindi byose bakagwasiga. Rero baravuga bati skorera ba miliyoni 22. Mwari mubonye miliyoni 20 zivuye mu gikombe cy'amahoro kwera amafaranga y'abagore uteranyije payroll ya Rayon ni miliyoni 44. Ndavugira abagore. Mwari mubonye 42 mwahembye kwa 12 kuko mbere nako kugeze hagati. Kandi ubwo rero hari abakinnyi gifite amarokritoma ba Pavel Nzira n'abandi baravuga batesa aba bantu, aba bakinnyi bari kujya kugurwa Samiri na Mugarago mu mbwire, aba ba Mukire Confiance barazira ubuntu se bagurwa barajya kubagura sizo profile za Barushema abantu batihoze yana Kennedy ati barishare bakina 6 ni bahagije, ati bahakimu Hamisi ubarusha bakitoga ba Obed wa Mukura batubarusha bakamange bo bavuga uzi umuntu wenyine muri zo recruitment bavuga ngo waba ugenda ni Obed kuri kabiri. Abantu bari kwensista bavuga bati abantu bashaka ngenda vugira abagore hari na TV hari ivuga ngo nta bakinnyi dufite, ariko saba bo bagiye kugurwa bafashwe neza saba haribo. Reka dusoze ahandi reka mvugire n'abagore, niba abagore bajya muri Kenya bakajyana na bisi babuze amafaranga, niba batsindiye amafaranga nibayahembwe bareke kujya mu bindi by'abagabo. Hanyuma reka nongere babwire ko musaba facture za IBM kugira ngo mwibakire igihugu. Ubu ngo bari gahunda yitwa Inoti, kanza kanyenyeri 562 urwego ugahitamo 2 ufungura ukora